Konje nanze kujya kwisiramuza kujya mu manzi bwanjye ntabuta. Kuko iyo bari kugusiramura babikoraho. Bayego kunya gusiramura batagukozeho. Nje nanze kwisiramuza kugira ngo mu manzi bwanjye batabuta. Ahubwo abantu babishinzwe umva akakanya. Usoke hano bagutwara. None naye kankubaze. Kandi wikuye ku isoko. Ni wumva. Imana ishimwe nge navuze ko ari kwitama bansomaza. Ese nikuye ku isoko gute? Nasoni nagusiramuye. Jewe nibyo bintu nze kugira ndatakaza ubumanzi. Nibansiramura nawe nzatakaza. Nta bisobanuro bikenewe aho. None se we mwanga abahungu badasiramuye? Ya gukora imihango y'ubukwe cyane. Hako nge mfite ikibazo cyakubaza uyu. Yego. Rata nkubajije ikibazo gitoya ntabwo kigoranye ariko kiri hafi yo kugorana. Sibyo? Oye kiri hafi yo kugorana ariko ntabwo kigoranye. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ugiye mu isoko ugasangayo sheri wawe muri iryo soko ugiye urumva ugiye guhaha umwenda tuba wenda ugiye guhaha akantu ko imbere sibyo ikariso ikibazo cyawe ugira amagambo oya musaye mubivuga ibintu tubuse tubivuga mu kirundi ni bibi cyane ubyo byagenda gute ugiye kugura kenda k'imbere ugasangayo sheri wabivuga cyangwa wakumwongorera nabivuga kubivuga gusa ntavuga ngo nshaka ikariso ku karubanda wese kayigura nuwe mwami wa mbere w'u Rwanda mani kubami munsi kandi utaravuka navutse hariho pe nuwe mwami wafunze igihugu cyacu cy'u Rwanda nakubwira udahibwa nimba nuwe mwami wafunze igihugu cy'u Rwanda ndatamenya amashuri yanyu mwambwe ngo mwararangije umwami wafunze igihugu cy'u Rwanda wa mbere na se patiri reka nkubwire ndagisubiza history nyiheruka tronkome ngaye bazi uzi none imyaka maze nsoje kwiga oya reka tugisobanura wenda umusaza afite amafaranga wewe ntayafite ariko wenda uramukunda nkunda umusaza nabo bose nta numwe akunda sindahitamo ngendeye ku kikane nta numwe nkunda uyu mukira afite amafaranga umusaza afite amafaranga umusaza yaba nkunda se afite amafaranga bose barankunda sha Heko mana ya mbavuga imiya none se nyine bose barankunda nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu nongera kugushimira kuri wowe wabashe gukora subscribe ni byiza cyane kandi turabakunda cyane uyu mwanya rero nababwiye ati 5 kuri 5 ndagenda mbazanira abakobwa beza uyu munsi bona nzanye bane sinzanye bane simubibonye nzanye bane ubutano nzazana 10 uyu munsi rero ndi kumwe n'abakobwa beza cyane asiko mudaseka mwese mwandakariye ngiye kugenda mbareba kudaseka wowe murakoze cyane rero ngiye gutangira mera ku murongo batwibwira amakuru yawe amakuru yanjye ni meza amazina yawe nitwa Grace witwa Grace ukora iki ndi umukinnyi wa filime Grace wamaye urukundo tuzabivugana ararunye sasa rero twakomeje hano hi hello how are you nasa ningiye kubaza ni bandi uri gusuza abantu hi ubwo barasubije ubwo bameze neza amazina murakoze nitwa Kaneza ukina filime yego cyangwa bikuvugiye oya ndi gutangira gukina filime uri gutangira good twagiye hano bitese ndeze okay murakoze amazina ni Kwizera Muco Fiona naye ndi gutangira gukina movie yego twikomereza uyu munsi ndabatambukamo nitwa Keza umukinnyi wa movie umeze neza Keza kakazuba ka Keza naguhimba indirimbo mumeze neza mumeze bo tugiye mu kanya kibazo rero sasa Grace umeze neza ufite umusheri oya urabihakanye ntago mbihakanye uri searching nimba hari yandike muri comment uri searching no Kaneza ufite umukunzi ntabwo nigeze mugira gwiki ntabwo ugira umukunzi basha umva nawe wirariraga uri hose
ariko ndamushaka akabazo bwaba ari ubwa kangahe ngiye kukakubaza hari ubwa kabiri ufite sheri yego ntabwo ugihinduka aramufite mana yanjye kabiri ntabwo bwa mbere ngiye kukubaza aka kabazo oya ufite sheri ndisingo murakoze cyane ngira ngo nk'uko mubizi cyaduteranyirije hano mwese mwaje muri casting sibyo mwaje muri casting ya filimi nanjye nakinnye barantoranya ariko ntago ndabona amahirwe sinzi nimba nzatambuka Imana izamfashe Grace ariko ntago ugize ukora casting ariko nawe uri mu basanzwe bakina cinema sibyo casting muri make nubwo utayikoze ariko wayibonye gute casting nayibonye neza kuko nyine just ni amahugurwa ni nk'amahugurwa nyine rero nyine ni byiza ndetse n'undi ari wese waba ubizi waba utabizi just kuyitabira ni byiza uwo ari we wese abishoboye yajya yitabira. Urakoze cyane Kaneza. Muri make muri experience umaje kugira muri sinema nyarwanda bimaje kugwiriye shusho kwazaza hawe muri sinema byose ni ukubera Imana nyine nibikunda hari aho nzagera nibikunda sinema uyibona gute irinjiza cyangwa ntiyinjiza ni za diru zitinjiza irinjiza iyo wabikoze nyine ubikunda ukabiha umwanya wawe tu mu myaka 3 iri imbere urumva ushaka kuba ugeze kuyihereva muri sinema y'akarere y'igihugu ntabwo imyaka 3 yose n'amahanga ngomba kuba narageze mu gihe kingana iki nyine icyo cy'imyaka 3 kubera sinema yego urumva bizakunda kugira ngo uzabigere bizagusaba iki gukora cyane dukomeza ikibazo kimwe Imana iguhitishijemo kuba umusitari muri sinema mu bakobwa nyarwanda wahitamo kuba nde mu bakobwa b'abasitari mu Rwanda uzi bakina sinema Imana ikuhita ndashaka kugira uyu wahitamo nde nahitamo Bahavu ko ari umukiresha wahitamo Bahavu Jeannette uvuze wawo wahitamo nde Jeannette ni romodo wanjye Jeannette ubwo ni Bahavu Asika abantu bose nabaje Bahavu ninde Bahavu watwaye imitima y'abakobwa usana se Bahavu mu bagabo se ukunda ndesha mu bagabo Kiramani kubera iki mukunda Kiramani nyine Kiramani nyine nko bajya bamwita daddy just nyine ni daddy wacu mu basitari bakina sinema b'abagabo ukunda ufana we ndashaka ufana yego uvuga ati sha uyu sha tubwire Kiramani muri kumuciki sha twibwirire oya n'ubundi ntabwo Kiramani yewe ubwo se nahindura hirya akubwo Kiramani akubwo kumwe kuncaranganye tugikomeza nge none tugeze mu mwanya w'ibibazo sibyo hano tugira mu kanya k'itorero mwese hari n'umwe udasenga nanjye ndasenga kandi iyo tugiye guhimbaza Imana mu kiganiro cyacu ninjye mbatangirira sibyo hano buri wese ndashaka turirimbira akarimbo ka gospel yaturirimbiye we ntabwo yigeze aturirimba yabyanze yaradusuzugura utabasha kukaririmba nta kibazo aragashaka ujye usenga Kane ndasenga ariko ntabwo nzi kuririmba oya ntabwo tuvuze ko kuba umuhanzi kuririmba akarimbo ka gospel ndasenga urasenga ntabwo abasha kuririmba gatoya sha gatoya mbabarira nibuhoraho hari amahoro yawe nibuhoraho hari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani muri kumwe uri kumwe na Nyagasani neza ni home yawe Nyagasani ni iji yawe bya twagiye Grace waturirimbiye iki nawe yakuririmbiye kunze ko ufite impano sha impano ze
ariko nari naririmbye. Waririmbye. Barakoze cyane. Hanyuma nkuko mubizi hano icyadutoranyije hano ni casting ya filimi. Filimi usanzwe ukora casting za filimi? Njye niyo casting ya mbere ngiye. Wayibonye gute? Kubera ko ntazi yindi ngo nagereranya nayo. Yego. Nabonye nyine ari byiza. Ikiza cyagera nuko hari abajaji beza, hari ahantu nyine umuntu mwaje mukadusezera ahantu ugera abajaji umuntu akikubona agahita akubwira ati wowe rwose nyikubona ako nawe akunda abakobwa mbagira ngo baze no kukiganira ako mwakwe kwa munansomye sha twagiye kane nari nyikomeza najya mana nari ngeze abajaji ba hano ni abantu beza njye kuvuga ngo ni abana beza kandi ni abantu beza kubera ko hari ahantu bukigera umuntu akikubona agahita avuga ati wowe nta kintu ushoboye baza umuntu akubwiye gutyo ukihagera none se iyo umuntu akubwiye ngo nta kintu ushoboye muri wowe wiyumva gute nyine turi abantu uhita wumva ucitsemo intege ariko kubera kwihagararaho cyangwa icyizere wifitiye ugakomeza ariko ako kantu ko gucikamo intege ntabwo kabura. Ni ikihe cyizere uha abatarinjira muri sinema bashaka kuzinjiramo cyangwa se bashaka kwinjira muri sinema bafite urukundo rwa sinema filime nyarwanda? Ikintu nababwira ni uko bagerageza amahirwe. Hari abantu babumva bahari nubwo wenda muri karitsiye yawe ushobora kubona wenda nta muntu ushobora kugusapotingira impano ariko jya na kure y'iyo karitsiye abantu bo gusapotinga impano yawe barahari kandi bo kugufasha n'umutima wose. Imana iguhaye amafaranga miliyoni 100 niye inkunga watera muri sinema? Ikintu natera inkunga mu n'abana bakizamuka. Wabafasha iki? Nabashingira nk'ishuri ribigisha sinema. Yego. Ishuri ase Grace uri hano? Cyane. Umeze neza? Grace tugusabye kutubyina watubyinira? Kubera iki? Ntabyo. Kaneza uzi kubyina? Nta muntu utazi kubyina. Uri kunseka. Nta muntu utazi kubyina ahubwo wowe uvuga ngo mbizi ku kigero cya runaka ariko kuri level yawe ufite utwuzi nasubu kugira gutya sinaba mbyina none nge ndi mubi nge mutandora gutya ndi umugome mu kubyina buriya nge uko kera nyiri umwana uziko nabyinaga mu ntuza kuko mu rugo turi abakatolike nge nabyinaga noneho mu rusengero muri korali yacu nari umubyini nanjye nuko nanjye nabaye mukora none se niyo uvuga ngo ntabwo uzi kubyina amana nashakaga kutubyinira oya imbyino yari yose ni imbyino iyo yaba ari kimansura unayumvisha igihe bakikubaza ngo uzi kubyina wumvishe ku mansura icyo mwumva ari byo numvishe Grace wumvishe iyo mbyino ntayo kuko nyine ngewe kera nari mbizi nanaserukiraga ibigo iki ntago ikintu wakozeho wakibagirwa narakuze gira gutya amaboko turebe nyine gutya ni gutya ushobora no kwegera ukajyana ikinyugunyugu kandi twagiye mu kanya k'ibibazo tunanasoza ikiganiro cyacu kandi mwakoze kuza muri casting ndakeka sinema nyarwanda muri kuyibona neza ariko se hari ikibazo nibagiye kubaza sinema nyarwanda irimo amafaranga? Sinagisubije ra irimo amafaranga arimo kubafite aho bageze sinzi nyine niba byumvikana nigeze nkimubaza wakimbajije cyangwa byancanze kubera abantu twahuye wakitubajije kare mwe ntakibabajije nta kibazo mufite tugeze mu mwanya w'ibibazo yego nuwuhe mwami wa nyuma w'u Rwanda? yewe umwami wa nyuma w'u Rwanda sha babyize naso tik tak Habyarimana ni perezida nuwe mwami wa nyuma w'u Rwanda ni mwese kandi nta kibabajije ni Hagirimana Rwabugira inde irindi naryo nzirwa nuwe mwami wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa kabiri Rudahigwa wowe cyangwa ni yuhi wa kangahe reka ngerageze yagerageza okay Mutara wa gatatu Rudahigwa Mutara wa gatatu yagize iki
niyo mwami wanyu mu Rwanda ariho yapfuye igihe cye yarapfuye cyangwa umwami niyo mpamvu nababazaga ngo ari ngo yagize iki excuse me niyo mpamvu ngo yagize iki mugatamubwira ngo iki uzafata n'umwanya wo kutwigisha ikinyarwanda nuwe mwami wa mbere w'u Rwanda mani ku bami munsi kandi tutaravuka navutse hariho pe nuwe mwami wafunze igihugu cyacu cy'u Rwanda nakubwira Rudahigwa nimba atari nuwe mwami wafunze igihugu cy'u Rwanda ndatamenya amashuri yanyu mwambwe ngo mwararangije umwami wafunze igihugu cy'u Rwanda wa mbere na se patiri reka nkubwire ndagisubiza history nyiheruka troncome ngaye bazi uzi none imyaka maze nsoje kwiga kandi superieur sinize history shan urandenga banyita gihanga ngo mijano wowe se nawe zingeze murabyibutse uzi impamvu twe twarize menshi nuko wowe uriho kandi abami tuzi ko batanze ariko ibibazo byose mbabaje birabatsinze hagize umbaza ikibazo se umbaza ibibazo nka bitatu Nyabugogo iba mu wuhe mudugudu Nyabugogo iba mu wuhe mudugudu wa Nyabugogo oya mbaza ikibazo urambaza ikibazo nawe tugiye kugenda mumbaza ikibazo se niki kiba ari kibi ndagisubiza naki kanumve ucyumbaza cyose ndananiteguye none kugira ngo nanabyemere nabahe oya mbwira umubare w'abakobwa bagusomye nyine mbwira umubare w'abakobwa bose bagusomye reka nkwereke nkiga nageze ku mubare wa 50 noneho nariviriyemo urumva undi ndacyari kuri umwe niwo nkubita utubizo twa buri munsi nasubiye inyuma sinzi ukuntu byagenze oya bakubajije umubare wa bose teranya wa bose neranyije 60 ariko bansomye ku itama gusa iyo minwa yose ubu ngubu kuri ni ku itama ko kundi umuntu akwishimira ngo ku itama niyo mpamvu oya nikanivuge niyo mpamvu ngiye nabyanze navuze ati burashaka ko yarasoheraho narabamusomye niyo mpamvu wabyanze mu gihe ngiye uko ndebuka minwa yanjye doni isuki n'isuki yaza niyo wabeshya noneho ngiye mbibahamirize mu bahungu bitwaye neza banawe n'igikombe ndagifite mu rugo yuko ari imanzi nawe urimo muvandi yego mumanzi imanzi ni njyewe se ariko nubundi nse twabihakana muhereye mwana wawe nzi na mwana ibaze ko ngiye nanze kujya kwisiramuza kujya mu manzi bwanjye ntabuta kuko iyo bari kugusiramura babikoraho bayego kunyaka bagusiramura batagukozeho ngiye nanze kwisiramuza kugira ngo mu manzi bwanjye batabuta ahubwo abantu babishinzwe umva aka kanya usohoke hano bagutwara none nawe kankubaze kandi wikuye ku isoko niwumva Imana ishimwe nge navuze ko ari kwitama bansomaga ese nikuye ku isoko gute nasoni nagusiramuye njyewe nibyo bintu nze kugira ngo adatakaza ubumanzi nibansiramura ntabwo nzatakaza nta bisobanuro bikenewe aho none se we mwanga abahungu badasiramuye kubera iki mwanga abahungu badasiramuye umaje kudododo urabihakanye ye nawe ye iryo ni irindi somo ry'ubuzima gute mukuraho uruhu Imana yasizeho gute mushaka uruhu Imana yasizeho turukuraho Imana bayisiramuye Yesu baratubeshya ubizi tuse Yesu arasiramuye Yesu yarasiramuye ntago twateretanye ni Yuda wamusiramuye kandi baravuze ngo Yesu bagiye kumusiramura akiri umwana yego nose noziko hari abo bavuze ngo nyine ngiye yagize ku meza angahe bagiye kumukeba nose gukeba ni iki ni ugusiramura gukeba kera gukeba no gusiramura by'icyo gihe urana wa mukondo w'abana ahora tubeshye wowe akunguye none wajya gukeba umwana amaze amezi angahe se ubwo uwo mukondo yaba akiwufite yegora reka umwana bamutandukanya nose icyo gihe yaba akiri kumwe n'inuza na nyina aba bakasa umukondo ni ikihe gihugu kirimo abantu Yesu naza
bazajya mu ijoro badapfuye mutera imbere mukiyemera u Rwanda se murasenga cyane mu Rwanda se ugiye kujya muri Kongo birirwa barasana ugiye kujya mu Burundi birirwa batemana ugiye kujya Tanzania ugiye kujya kutugereranya na Ukraine ni yego muragakanye ni twebwe ubundi n'umuntu uzaba uhagaze kuri gate yo mu ijoro bizajya bisaba ID uri umunyarwanda injira nguri umunyarwanda ngo nitujya mu ijuru ngo bizasaba irangamuntu nguri umunyarwanda nginjira gusa ndi umunya-Israel natwitegaza wavuga ati wone mu mwiruka ariko mu Rwanda identité kubuza ikinyarwanda injira mu bwami Petero uzaba ku muryango nuguhita avuga ngo mwiriwe ujya kurya indimi cyangwa akaguha nk'umugani hari n'abantu wenda bo hanze baje mu Rwanda bafatana nationality yacu uwo ngo wamwibeshya ubonye ID ntago bikuraho amaraso azagukubita nk'akantu k'umugani nyine wa undi wa Dani hasi se samwe ntugashobora noneho twinjire ubwo rero nka ba Grace numvise batazi n'ikinyarwanda neza ashobora kuzamubarira mu Barundi cyangwa se ugasanga nawe arasigaye yangiye munyihangane nubwo ntazi ikinyarwanda ndagerageza Grace nkubaza akabazo uri isugi bacu ntibaroga ariko ntago baroga birahagije iyo muze ngo ntago baroga uri isugi okay ntago mbizi oya utari isugi nsubona bitari byo ngwiki ni amakuru iyo wanyu bataroga ntago buri isugi asekeza kukijya gusobanura umutemeri babaroga oya mwuka wera aramusobanurira kaneza njye numbaza icyo kibazo ntago mbaza iki kibazo umaze kubikora inshuro zingahe ibiki umaze gusambana inshuro zingahe mana yanjye ntabwo ndasambana ntabwo urasambana ntabwo nigeze nsambana njyenyine kugira kurongorana imihango y'ubukwe umaze gukora imihango y'ubukwe kandi ariko njye mfite ikibazo cyo kubaza uyu yego rata nkubajije ikibazo gitoya ntabwo kigoranye ariko kiri hafi yo kugorana sibyo oya kiri hafi yo kugorana ariko ntabwo kigoranye ikibazo cya mbere kirabaza kiti ugiye mu isoko ugasangayo sheri wawe muri iryo soko ugiyemo urumva ugiye guhaha umwenda tuba wenda ugiye guhaha akantu ko mo imbere sibyo ikariso ikibazo cyawe ugira amagambo oya musaye mubivuga ibintu tubuse tubivuga mu kirundi ni bibi cyane ubyo byagenda gute ugiye kugura akenda k'imbere ugasanga yo sheri wabivuga cyangwa wakumwongorera nabivuga kubivuga gusa nkavuga ngo nshaka ikariso ku karubanda wese kayigura ni uko nawe twahurira reka mbaze uyu nguyu ufite sheri wawe wamusuye akakubwira ati uce kuri botike uzane ka kondomu wakazana usobanure shaka ukoresha ukuri okay kankoresha ukuri icyo cyangwa ni ukugitinda wayizana kuri dance okay reka babwire sibyo wumve ko ugiye kuvugisha ngiye kuvugisha ukuri sibyo ni sheri wanjye nimba numye ikintu sibyo ndagenda ndayimuzanira nayizana nayigura nkayimuzana kuko nyine narayinumye yaburiye gukoresha iki icyo yaba yarishakiye umupira reka mbaze uri aho hirya reka mbaze Kaneza ikibazo cyanjye giteye Kaneza ikibazo cyanjye giteye gutya ufite sheri w'umusaza ufite n'amafaranga ukaba hari n'umusore wo muri karitsiye udafite amafaranga nta n'akazi afite kandi agukunda uwo musaza afite ikofi sibyo wakwemera uwe muri abo nakemera uwo naba nkunda wowe ukunda umva agiye kumbaza ngo naba nkunda oya reka tugisobanure urukundo wenda umusaza afite amafaranga ntayafite ariko wenda uramukunda nkunda umusaza nabo bose nta n'umwe akunda
sindahitamo ngendeye kuki kandi nta n'umwe nkunda uyu mukire afite amafaranga umusaza afite amafaranga umusore umusaza yaba nkunda se afite amafaranga bose barankunda sha kumana mbavuga imiya none se nyine bose barankunda ariko mwavuze ngo nta n'umwe naba nkunda nibo bankunda nyine wahitamo imiya se wajya ahantu hari kimwe ntajya hari bibiri imana bibiri urukundo n'amafaranga bibiri